Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri Mugisha TV. Mukamana Aline w'imyaka 45 wo mu karere ka Gicumbi yagarutse mu Rwanda nyuma y'umwaka n'amezi 7 yari amaze ku mugabane wa Aziya, aho yari yarajyanywe n'abantu bamushutse bifashishije imbuga nkoranyambaga bamubwira ko agiye guhabwa akazi n'umushahara munini. Yatanze ubuhamya ku buzima yanyuzemo nyuma yo gutakaza akazi byatumye ajya mu mahanga kugashakirayo binyuze ku nshuti bifashishije imbuga nkoranyambaga. Mu kiganiro yagize ati, ubusanzwe nari umugore wihaye ushoboye gukora akazi jye n'umugabo wanjye, nyuma y'igihe akazi kaje kurangira aho natangiye kubura ubushobozi bwo kwita ku rugo rwanjye, cyane ko nari mfite abana 3 biga kandi bakeneye kubaho umunsi ku wundi. Nyuma yo gutakaza akazi yaje guhura n'uwari inshuti ye ku mbuga nkoranyambaga amubwira ko yamurangira akazi. Yahise amugirira imbabazi amwemerera ko agiye kumufasha kubona akazi kandi ko ari keza kazamufasha kongera kwita ku muryango. Akomeza avuga ko we n'umugabo we bari barafashe umwanzuro ko buri wese asubira iwabo nyuma y'igihe runaka ubuzima bwagaruka bagasubirana. Mukamana yasobanuye inzira inshuti ye yamunyujijemo ngo akunde abone ako kazi. Ati yanyishyuriye amafaranga yo kuntegurira ibyangombwa n'urugendo, ngahagurukira muri Kenya, ubundi nkagera mu gihugu cy'amahanga ya kure. Ibyo byarabaye mbona itike ingeza muri Kenya. Nyuma yo kugerayo ndebye uko nakiriwe n'uburyo nurijwe indege, nibwo namenye ko nagurishijwe ariko ntacyo mfite cyo kubikoraho. Yakomeje agira ati, nkigera muri Aziya nahise menya ko ntajyanywe mu kazi bambwiye kubera ko bamfungiye mu nzu banyambura ibyangombwa, ubundi bankoresha nk'umucakara kuko nakoraga guhera mu gitondo cya kare nkageza nijoro mu gicuku. Nabayeho mu bwoba, guhezwa no kwiheba, ibyaje kumviramo kurwara indwara zirimo diyabete, umutima n'umuvuduko ukabije. Hamwe n'ubwo buzima yagerageje gushaka uko yasubira iwabo biranga kuko yanabeshye ko yapfushije se, yumva ko bamugiriye imbabazi ariko biranga, bamubwira ko yaguzwe amafaranga menshi. Yagize ati, ni abantu batagira impuhwe, kuba napfusha data sinjye kumushyingura ntacyo byari bibatwaye. Nakomeje gusenga, haciye iminsi kubera umugore wo mu rugo nawagamo yagiraga amahane, iyo yarakaraga yakoraga ibintu atatekereje. Umukozi twakoranaga yaramurakaje, maze bigeze nijoro twese aradusohora duta hanze. Niyo yambereye inzira yo gutaha kuko bwarakemura n'umushoferi wazanaga ibyo kurya, maze amfasha kumuza n'umuzungu wakundaga gufasha abantu wakoraga kuri ambasade ya Kenya. Yongeye ati, nagize amahirwe ngezeyo ndamubona, nkimwibwira ko ndi umunyarwanda yaravuze ngo mufite agaciro kubera perezida wanyu. Yaranjyanye amesha aho yari yarahisha abandi, nahasanze abandi banyafurika benshi. Yadushakiye ibyangombwa n'abandi banyarwanda turataha twese.